Oh, ndinaniriwe ndanisonze uzi ndasanga cyane atetse. Sha uyu munsi turarya turaturika mwana umufuka uruzuye turarya turaturika sha ntibare kubera ibyishimo byinshi nari nyobyaho nta hano harimo umuntu harimo umuntu nta muntu urimo cyangwa sha gira vuba ndisonzeye mwana ndabizi wiriwe mu rugo wanatetse gira vuba. We Mirenge Kamani se nta muntu urimo se Mirenge we Mirenge kasakumiro bahu Mirenge asi wungure kandi uzumbyutsa we nwahera yewe umuntu komaga ndisonzeye mwana niba niba hari utuntu watetse mwana ugira uko nukuzugwa ku muntu gusa ntunamureka ngaryame nuko umuntu wagitora gatotsi waje kuryama se none kwa mama wawe cyangwa urabona nari muri dortoir yakanze ngo kingure ngabanye induru hano ni muri dortoir ariko wenda wasanga uzanye akantu ko kurya da inzara yendaga kunkica ubuse ndi kukubyusa ndani mate nombaga igifu kiri gusya amazi noko ye arewe watetse se watetse ahubwo uzanye icyo kurya uzanye icyo umuntu arya se ubwo wowe natetse ibyo utasize se iki natetse ibyo utasize wasize mu nzu nta kintu kirimo inzara ubanza n'akantu ko karimo ahangaha ko kurya umuntu abanza ndeba uko bimeze mwana ni ukuri ko Imana inzara iranyishe pe harya igifu cyawe kirimo gikatamara gutya neza dore gutya numva ubura burimo bucikamo kabiri bwahindutse imyenge nka kwa kundi ubona kayunguruza kameze harya ngo nibwo kiva ku ishuri nabwo ngo ibitetse nari mfite nari muri tatu muri doro kera hari ukuntu Gakweto yazaga nijoro turyamye Gakweto yigize umukobwa igenda duhamagara amazina ko Mirenge ugahita ubyuka wabyo kukayibura kongera ukajya kuryama nakongera ngasinzira ngo Mirenge noneho umva se bose umve man ibi nandi kurota nari natwaye indege ndi mu kirere man Texas ya muri Amerika neza ndi kure njya mu bwato ngeze mu bwato rusasa namanutse hasi muri submarine urumva nka submarine duca munsi y'inyanja gutya tugenda tureba munsi y'inyanja mbona petrol nabonye petrol urumva noneho ngo tuba tugize gutya tugonze ikintu cy'ikibuye kinini cyane kimeze nka asteroide ngo ubwato buhita buzamuka buribaranga gutya mu kirere urumva tubona imvubu n'amafi byose biriruka n'ubu baranyatatse bati Mirenge niwe ugongesheje ubwato ngenda nimutwaye n'ingiye kapiteni mpita birukangana ingona ngo mu gufata ingona gutya ku mugongo nahise nyifata ingona irahindukisha kundya mbanyikuye iryinyo maze gukura ingona iryinyo byahise bigenda biti amafi yose ngo yirukanse niyo ngo nirirukanka nanjye ndirukanka kiduka ndi mu cyogajuru noneho ndi mu kwezi ubu ntabwo ngeze mu kwezi ese buretse asa ko rukumura muri ndetse rekura hano umenya ibi bitaratara man umenya wese umva se tuve mu brage umenya bino bitaratara wambaye ariko umvisa narindi ahantu ngo h'ubururu urumva none hari abakobwa beza my brother hari abana beza ngo babahinde ngo babyinaga zandi muzahinde bigira gutya gusa urumva ngenza mu kirese kwitwa ngo nitwa Mirenge kubera ngomba kuba umunyamafaranga ndose mfite banyise ndose nikwibora banyise ariko umva nyine nushaka uro dufite ijoro mbaza ngo tangi uninye ndose nikwibora banyise ariko banza mu manete yanjye bandutume buretse reka mbanza mubwire neza ariko mwana buretse se aho harimo iki mama muri byo kurya nabi mwana mfite inzara igifu dore nka gutya dore ndi kwasama kamera nguze umukase wa hoteli urumva ushaka kurya urabona ya pasi ya Kinyarwanda urabona ya pasi ya Kinyarwanda uragagiye ushira amakara gutya
igifu kimeze gutya kirarangaye. nyine ushaka kuri Nuko akundi babaga inka bagakuramo ibyo mu nda ukabona mu rubavu imbere. eh Undamutse nayuye nshobora kutongera kwibumba. Inzara mana ahubwo bumaye wenda we mu gihe wenda ibindi bitaratungana ubundi suzanye iki? akiri Oya ndashaka birimo aho. hari ibindi birimo Ndashaka ibindi birimo aha ngaha. reba Nta n'akandi kantu ko kurya karimo mwana. erega ni ibi ngibi Ibise ni ibicuzanye kandi ibi ni ibicuzanye wowe mana. Ibi ni ibicuzanye. Ariko uzasirimuka ryari wangu. Uzaba umunyamugiryari ku buryo ureka ibintu mana. Ibikari byo mu cyaro zibamere babiryaga na mere nawe nakibirya. Waruzi ko mere atakiriye ibintu. Ni ba nyogokuru ibisusa, ibitigatika, ibiki, ibintu nk'ibyo by'imishogoro, ibintu nk'ibyo by'ibyatsi. Acyarya shayote n'imyungu mwana nazamuhobera kweri mu mujyi Kigali. Ntabwo ushere sira naruguru. Yuzana akanusu k'inyama. Tukagatogosa umuntu agashyiramo n'intuza gutya n'agasenda akarya agashyiramo n'uturungo. Yuzana sikiro cy'ibirayi basi n'amakaroni nk'inusu. ibyo nibyo wize ibyo nibyo wize ku ishuri Oya ariko nawe ntibivuze ko ibintu wagize ubu Kigali no mu cyaro uteye imitumba ujye wahira wikorera amakakama ujye gukura ibijumba imigozi hariyo urya amapera urya imyembe ariko ibi ngibi wapi kabisa ubusitani rero abanyacyaro mwana hano ntabwo ukiri ku ishuri bakubyutsa ngo rya kabungu n'urya kabunga ahubwo wese umuntu ararya ryari mwana ararya bigenze gute zana imbabura subirana ibintu byawe mwana zana imbabura duteka mbese imbabura wowe wahize ugakeka zana imbabura njye gukora imbabura mwana zana imbabura gerase mwana mirenge nyumunya amafaranga wara sawa ariko zinzozi ngiye mfite mwana yewe se ngewe na uretse amanota ejo ndasohoka reka amanota ejo ndasohoka rero urebe wongera kwiga Oxford noneho hahandi turya inkoko gusa hahandi urisha inkoko iti bro Oxford zana imbabura ugabanya ubugori mwana rwose urako nawe ubu ndaburije kabisa ubu zana imbabura ubu ntari buze kurya ryari zana imbabura ubundi wazaguze gaze koko umuntu w'umunyamujyi w'umusirimu kwera mbese imbabura urayicana na ndamakaza na makara aho ngaho ucana nibinywera amagara nibinyanduza none we sha yewana nawe nukumva ngo mubaye za Kigali ngo murya neza ngo inyama n'amafiriti ngo muteka kuri za gaze yewe we nanjye ngo nzanye umuvandimwe bishyire hose cyane iyi mbabura yifatisha ariko nta bwenge ntabwo nshaka kwiyanduza sinshaka kwitera aya maga sinshaka kugira gute wapi mu kanya hari umwana agiye kujya kwirebera haguru mande dufite pati turi bukore nimugoroba n'ibyana bimeze neza byo mu cyana cyo mu gicinsuza kibone namaga mu ntoki wakino ugira ngo ndisituruwaya cinsuza cyumve ndahanda kiye ngo ndi beto mwana rwana nabyo cyane nutayicanuye mwana ariko nukumfatirana n'inzara nakunda ariko nuko ari inzara nyine ubone se ayo madegede niba ari amadegede niba ari ibiki ubundi ibyo umuntu arabirya ntanapfe ubundi ni mwiza no kumitana hano hari ibikarashi uburyo biba bisa mana yanjye igikoye bisa nabi soreye byanduza umuntu gusa mana yanjye we are we no soreye sha reka mbwize ukuri se wanagura intoki uri uwohera ubayeho nabi uwo ndi wese ariko ubayeho nabi yesu we sha ni ukumva ngo mu Kigali ngo mubayeho neza ngo murya neza naho burya shahu ya baba waje mu cyaro buri bikagira inzira nanjye ndaje ibintu muteka ni ibiki fatisha imbabura sha duteka sha umfatiranye n'inzara nyine nakundi none se ko ibyo uri murigira arewe nuko nshonje mba ndashonje sinari gukoremo ibi bintu arewe azengire va mbisigana nigendere abandi bahungu bambuze hariya hirya tube twikinira biyari arewe cyangwa twikinira n'inganda ku muhanda arewe hanze nihanagura bino bintu umuhanuzi ko byangiriye ku isaha arewe nuko ye kanitare nirebe none iki kibabura cy'uburyo kiba kimeze sha ukijabiriye gisa nabi ubundi ngubu urabura iki mugure gaze umuntu w'i Kigali ukorera amafaranga buri munsi ubundi akazi ukora ntibaguhemba ukorera ubuntu yawe sha
imyaka 10 umaze i Kigali yose uracyarya ibishayote ukarya imyungu ukajya kugura imifungo y'ibijumba n'imyumbati yako nakawunga n'umuceri n'ibijumba byo ku ishuri bitse kurimo murabizi oya ese uko ujya kuzayemera gufite amafaranga ko bizashira ewe ko bizagushira cana imbabura vuba ntabyo ndi burya ariko ndagifatishije iki nta n'ikintu cyo gufatisha ndebe ufite man ntabwo binde ariko kandi ngo warize nguranyije secondaire oya ntuzi no gufatisha imbabura ariko reka nkwereke icyo ufatisha amashuri wiza kumara icyo utazi no gufatisha reka nzare cyo gufatishisha man ntugire ikibazo ariko wigora iki birakwiye gusa minerivare ntabwo yapfuye ubuse mubwo iyo bagura ihene bagashyira mu kiraro karabaye Mr. Rure nagera ikiga ngiye ukata kuri kino kintu n'ubundi cyarashaje cy'ikibase uraza kugura indi bazi warasaza ariko n'ubundi najyaga ngoga rukantera imiburu warasaza rugatuma zira n'ubuheri warasaza rusa nabi reka ngatoho gato rakarwa n'ibisi kavuze induru reka ngatoho gato mfatisha imbabura rekura none se ubwo nawe ushaka gufatisha rero noneho none se urangura gufatisha ndafatishisha iki genda ubishake urangura gufatisha ngo ntacyo ndagishaka yose genda ubishake ndashaka yana genda ubishake wozanye amakara wozanye imbabura ntacyo cyo gufatishisha ndafatishisha iki kandi ngura umwemaniste muzima utazi gucana imbabura reka ngate kuri urujerekani kuki kiwerewere reka ngate kuri kijerekani ako warasaza none se uragira bijeze nese noneho kandi uravomesha none mfatishisha iki noneho ibyo ngara byose kuri kubyanga aho ufata ibyo fata uwo musatsi wawe ari ufatisha simbona warakuze ukamera nk'ishyamba niba udashaka gufatisha ubundi byihorere n'ubundi niba udashaka kubiteka byihorere ubundi si byihorera nabyo ukigura utuntu duhiye uyizana twa udusinakisi yari wari kutubura wari kubura twa keke iyo uzana akaji kamwe n'agafanta n'uturindazi ntabwo twari tujya tukaryama mwana tukazajya duhaha ejo turi muri hoteli iki kintu cy'ikibabura umaye gufatishisha none reka nkwereke ako nkubu koko kandi ngo yarize ngarangije secondaire ubuse amashuri wiza kumenya n'ubundi kino gisahane ntacyo gikoresha uzagura isahane cyashya undebera ahantu ibigoryi bibera ibigoryi uretse gato oya reka bavoretse gato harya wize ibi sibyo nize bihuriye n'ibi ngibi oya subiza ikibazo ngubajije wize ibi electronique yego okay electronique wize se mwigeze mwiga ko isahani uriraho icana imbabura ariko isahani icana imbabura ariko ishobora gucana isahani ni plastique imbabura hanyuma se mu bwenge bwose ufite mu mashuri yose umaze kwiga ntumaze kwiga imyaka 12 wicaye ku ntebe y'ishuri aho ubera ikigo ryeho none se ibyo kwiga tubishyire ku ruhande ibyo kwiga tubishyire ku ruhande tuganire ndarana ari noneho ndirirwa nari hejuru y'iki reka dukate igisahane hanyuma abacyo ducanisha n'ubundi kirashashe uzagirira kuki uragura indi ubundi bya parasitike bavuze ko binatera kanseri iyo umuntu abiriye bigira ubuvungukira bwazo bikagenda bikajya mu gifu bikaba byatera umuntu kanseri akaba yanapfa reka ngika tuzagura inshyashya igura udongo niyo parasitike zanze zo kugura udongo ibyo birandeba hanyuma se amafaranga ibyo n'ibindeba mana ukorera ngahe ku munsi se kugira umuntu wese ubona ukorera amafaranga nuzinduka mu gitondo ugiye gukorera amafaranga nuhembwa se ukorera ubuntu se amafaranga yo gupfa ubusa reka ngateho gatoya ntacyo ntabwo ngata kinini ndakataho gatoya shyiraho ngaho ko hano ku mabura apurika ibyo wize nyine siwize electronique ibicucu biragwira ko nabizanye noneho ewana reka nkwereke ukuntu umuriro waka ngo abakurambere kera mbere y'uko umuriro uvumburwa uriya n'amateka narayize ndayazi cyane mbere y'uko umuriro uvumburwa abakurambere bakoreshaga iki ubu buryo bwa gakondo ngaho yicara izi ni force ebyiri zitandukanye iyi ngiyi forces nagusobanurira ibyo utazi niba kuruje kwiga urumva reka nkwereke ko sasa systeme zacu zakera muri icyo bita muri antiquite mbere ya Yesu avancé combattant bro dore ko twabigenzaga iyi ngiyi ni positive iri negative urumva kugira gutya gusa ndihonze umva cyane imbabura yawe bijyane kajya kwiryamira cyane ibyawe n'ibyo ntabwo nshaka mama we waba ikigoryi ko kicucu gusa
ubu se ukareba ukabona rwamaranya iminsi ngahe mu hano sha ubikora cyangwa byibera genda amaze kwiryamira uzigisebe ndize nubwo bwenge ufite abo ngo bijya kumfukisha ubu se Minerivare bishyuye yapfuye bandanire kaji ni inywere nyine Minerivare bishyuye ubu yapfuye baruzi ko nimere n'abarika imisonga iranyishe we ntakuntu uhombye arabyimeye ndamira kaji we ji ya pome uhombye arabyimeye ndamira kaji ka pome ubuse amafaranga bakwishyuriye iyo bayagura mu ihene n'ingurube inzara banyishe kugenda ndamira kaji ka pome ndamira na keke n'uturindazi tubiri umva nkubwire Mirenge Mire Kabebe inzara nishaka umva rafure wa mori ukandamira kaji koko sinzanye ibiryo si wanze kubiteka bazanira kaji nagikamagana wanze kubiteka urambimye se zanira kaji umva nisangira abapande twakeke dutatu kanisangira na chapati na kaji nagikamagana 5 basi hure n'igihumbi yese ndi mama wawe ndi mama wawe se kanisangira abapampe banje umva twinywera ikigage ubushera simbura n'abashyirishaho n'inyama nge ndaza nahaze sha guma aho ngaho noneho kabebe yo bro bagiye se kabebe ngiye kundamira kaji sawa